Reka nongere kwifurize ikaze n'ibihe byiza wowe ukurikirana ibiganiro byacu tugira tugutegurira. Uyu munsi rero tukaba twaguteguriye top 10 y'abasore beza hano mu Rwanda kurusha abandi, ndetse kandi uraza gutungurwa aho rero urutonde twabateguriyemo harimo ibyamamare muri muzika, muri sinema, muri fashion ndetse no mu bindi bisata bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero tukaba tugiye kugaruka ku basore beza hano mu Rwanda mu mwaka wa 2025. Ku mwanya wa 10 natinze rero kampere kuri uyu mwanya wa 10 aho rero tuhasanga uwitwa Moses Turahirwa. Nguru rero akaba ari umunyamideli ukomeye cyane hano mu Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Yagiye akora imideli yerekeranye n'imyenda igiye itandukanye, aho rero uyu nguyu yamenyekanye kuba afite n'inzu itunganya imideli yitwa Motions. Uyu nguyu rero akaba azwiho udushya tugiye dutandukanye, kuba yaramenyekanye mu byerekeranye no kuba rero akurura abakobwa benshi cyane ndetse n'abagore, ndetse kandi ku rwego rukomeye cyane. Uyu nguyu rero akaba rero yaje ku mwanya wa 10, ndetse kandi akaba yaragiye amenyekanaho udushya tugiye dutandukanye, harimo kuba yaragiye ashinjwa kuba anywa itabi ndetse kandi no kuba yaba ari umutinganyi, nkuko rero nawe yagiye abyiyemerera. Rero ibyo ngibyo ntibikuraho kuba ari umusore mwiza kandi ufite imiterere myiza, yaba ikurura abakobwa ndetse n'abagore ku rwego rwo hejuru. Akaba rero yaje ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 rero tuhasanga Iradukunda Wilson, ndetse kandi wamenyekanye ku izina rya Rutambi. Abenshi rero bakunda gukurikirana imbuga nkoranyambaga bagiye bamubona haba kuri YouTube, Instagram ndetse na TikTok. Uyu nguyu rero akaba ari yaragiye akina filimi zigiye zitandukanye, ndetse kandi akaba ari n'umukomediye yagiye agaragara kuri Red Blue GD, ndetse kandi kenshi ndetse kandi agaragaza ko mu by'ukuri ari umwe mu bantu bagiye bakora siporo ndetse kandi banayitoza ku rwego rukomeye cyane. Uyu nguyu rero Rutambi akaba rero ari umusore mwiza ufite imiterere myiza ku buryo bukomeye cyane, aho rero akurura abakobwa ndetse n'abagore benshi cyane. Ibyagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bitewe n'uburyo uyu musore akundwa ku buryo buhambaye. Rero akaba yaje ku mwanya wa 9 mu basore bakunzwe hano mu Rwanda, ndetse kandi banakurura igitsina gore ku buryo bukomeye cyane. Ku mwanya wa 8 turahasanga Kwizera Jean Bosco, wamenyekanye ku izina rya Juno Kizigenza. N'umwe mu bahanzi beza u Rwanda rufite, ugenda cyangwa se uririmba mu njyana ya Afrobeat, R&B, Afropop ndetse n'izindi njyana zigiye zitandukanye. Uyu musore rero akaba yaramenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye, Praise Me, Birenze ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu musore rero Juno Kizigenza akaba rero yaramenyekanye mu nkuru y'urukundo we na Ariel Ways, ndetse kandi byaje kurangira batandukanye kugeza amagingo ngaya. Juno Kizigenza rero akaba ari umwe mu basore nabo bakurura abakobwa benshi bitewe n'uburyo akunzwe, ndetse kandi akunzwe cyane cyane n'urubyiruko. Uyu nguyu rero akaba yarabonye izuba ku itariki 23 Ugushyingo mwaka w'2000 kugeza ubu ngubu. Rero akaba ari umwe mu basore nabo baje ku mwanya 8 mu basore bakurura abakobwa ndetse n'igitsina gore ku buryo buhambaye ku rwego ruri hejuru, ndetse kandi ibingi bikaba bimugeza ku mwanya wa 8 mu basore beza ndetse banakunzwe kurusha abandi hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 7 rero turasanga Mugisha Fred Robinson, cyangwa se amenyekanye ku izina rya Element. Ni umwe mu producer u Rwanda rufite beza bagiye bamenyekana mu ndirimbo zigiye zitandukanye yagiye akora, harimo Cache, Fou de Toi, ngira ngo murayizi. Nimwe mu ndirimbo nayo yaje guhesha uyu muhanzi cyangwa se umuproducer amahirwe yo kuba yamenyekana ku ruhando mpuzamahanga. Ndetse kandi uyu Element akaba yarabonye izuba ku itariki 26 Nyakanga umwaka w'2000, ndetse kandi kugeza ngubu akaba ari umwe basore bagiye bakora indirimbo zigiye zitandukanye zagiye zimenyekana, nk'indirimbo aheruka gukora yitwa Maso. Imwe mu ndirimbo rero ikomeje kugenda yigarurira imitima y'abantu batari bakeya hano mu Rwanda. Rero akaba yaje ku mwanya wa 7 mu basore beza u Rwanda rufite, ndetse kandi ibakurura igitsina gore cyangwa se n'abakobwa ku buryo buhambaye cyane. Ngo rero akaba yaje ku mwanya wa 7 ni Element. Ku mwanya wa 6 turasanga Uwizeye
Mark cyangwa se Rocky Kimomo wagiye umenyekana mu gusobanura filimi zigiye zitandukanye, ndetse kandi benshi rero urubyiruko, abasaza, abakuru bagenda bahamya ko uyu musore ari umusore ufite ubwenge ndetse kandi usobanura neza filimi zigiye zitandukanye mpuzamahanga, ndetse kandi kugeza amaginganga ya Rocky Kimomo akaba azwiho kuba akora n'ibiganiro bigiye bitandukanye, akaba rero afite na YouTube channel iri ku rwego rwo hejuru ikunzwe, ndetse kandi ibona ifite abasubscribers barenga miliyoni. Kugeza amaginganga ya Rocky Kimomo rero akaba ari umwe mu basore beza u Rwanda rufite, ndetse kandi bagiye bagaragara kenshi mu bikorwa bigiye bitandukanye by'urukundo, ndetse kandi uyu nguyu Rocky Kimomo akaba akomeje kugenda yigarura imitima ya benshi bitewe n'urukundo cyangwa se n'uburyo ateye n'imiterere ye ndetse n'ubwenge afite, bikaba bihamya neza ko ari umwe mu basore beza u Rwanda rufite, ndetse kandi bakaba aza ku mwanya wa 6 mu basore beza u Rwanda rufite mu mwaka wa 2025. Ku mwanya wa 5 turahasanga uwitwa Kayigi, yitwa Kayigi Andi Bumuntu. Yes, Andi Bumuntu numwe rero umuhanzi u Rwanda rufite kandi beza bafite ijwi ryiza rinaremereye ku rwego rukomeye cyane, nk'uko rero bigenda bigaragara mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Uyu nguyu rero Andi Bumuntu akaba ari umwe mu basore beza bashinguye ndetse ngo baseka neza, amasaro agasesekara, nk'uko rero abakobwa benshi bakunda kubigenda babigaragaza ko bakunda uyu musore, ndetse kandi bitewe n'imiterere ye myiza afite, ndetse kandi n'igihagararo bitewe n'uburyo rero ateye. Ibi bikaba bimuzana ku mwanya wa 5 mu basore beza u Rwanda rufite kugeza amaginganga mu mwaka wa 2025. Ku mwanya wa 4 turahasanga Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben, nawe wamaje kuba yashinga n'urugo kugeza amaginganga ya The Ben, nubwo atakibarizwa mu basore, ariko kandi bikomeje kugenda bigaragara ko agikunzwe n'abakobwa benshi cyane, kandi akaba agikurura abakobwa ndetse n'abagore bitewe n'ibiganiro byinshi yagiye akora, ndetse n'ibitaramo bigiye bitandukanye byagiye bigaragaza ko uyu The Ben agikunzwe kandi aza mu basore bagikunzwe cyangwa se bagikurura abakobwa ku buryo buhambaye, ndetse kandi ibi ngibi bikaba bitera ubwoba umugore we, ndetse kandi n'ubwo rero ibyo ngibyo bitera ubwoba umugore we, ntabwo bibuza kuba The Ben aza ku mwanya wa 4, ndetse kandi akaba ari umwe mu basore u Rwanda rufite beza cyane. Ku mwanya wa 3 turahasanga Israel Mbonyi. Israel Mbonyi rero numwe nabo mu basore u Rwanda rufite bagiye bakora indirimbo zigiye zitandukanye zo kuhamya no guhimbaza Imana, ndetse kugeza amaginganga ya akaba rero yaragiye ashinjwa kuba yaratinze gushaka, kugeza ubu ngubu akaba nta na kanunu cyangwa se nta n'inkuru ivuga ku rukundo we n'umuntu runaka muri rusange. Akaba rero iyo akoze igitaramo acyuzuza, dore ko rero ari umwe wujuje agahigo ko kuzuza BK Arena wenyine, ndetse kandi n'abantu babura naho bajya bitewe n'uburyo akunzwe ku rwego rwo hejuru mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Akaba rero ari umwe mu basore beza u Rwanda rufite aza ku mwanya wa 3, ndetse kandi akaba ari umwe mu basore beza u Rwanda rufite baza kuri uyu mwanya mu mwaka wa 2025. Turaza rero ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 turasanga Major Ian Kagame. Rero uyu nguyu akaba ari umuhungu wa Kagame, akaba rero ari mu ngabo z'igihugu, ndetse kandi akaba agaragaza umurava n'umuhate mu byerekeranye no gukunda igihugu ndetse no kurinda umutekano w'igihugu ndetse no ku mutekano wa papa we. Uyu nguyu Ian Kagame akaba rero aza ku mwanya wa 2, ndetse kandi akaba aza mu basore beza u Rwanda rufite, ndetse kandi akaba aza ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 1 urimo urabaza ninde waba uri ku mwanya wa 1 muri rusange? Duhurire muri comment nawe utwandikire utubwire ninde musore wowe ubona umwiza u Rwanda rufite amaginganga ya muri mwaka wa 2025. Iyi ngiyi rero ni Imbonerahamwe TV, tugushimira cyane wowe tujya tubana, twibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda, by'ukuri tukajya twibasha kwibanira mu biganiro byacu bigiye bitandukanye tuba tugenda tugutegurira buri munsi hano ku Imbonerahamwe TV. Izeye ko rero mukomeje kugenda mugira ibihe byiza, mukomeze rero mubane n'Imana, twongeye kubana mu masaha ari imbere ndetse no mu minsi iri imbere tubagezaho n'ibindi byegeranyo bigiye bitandukanye. Barakoze, mukomeze mugire ibihe byiza.